habaye amateka mabi korari icikamo kabiri bamwe baragenda bajya muri Sainte Famille abandi dusigara kuri Saint Michel urabona telefone yanjye nushaka ko uyirebe kuri kamera hano nta kintu kiriho ukagira ikitalo ugasohoka nunda talo agasohoka bani ibingiye baho bizategeza simpasi nandika ibaruwa nsezera nuko nanditse ibaruwa nsezera muri ko urabona je buriya mu kinyarwanda baravuga ngo ninyagasamburira rema nta korari yahabaga abwira abantu ati ntabwo mushaka gukora korari yagiririmba misa ati nimwiyandike ko mfite uzabatoza ntabwo nari nzi ibyo ari byo naye nabivuze ngo turabishaka nk'abandi bose ariko ngiye kubera ko numvaga ntazongera kuririmba muri korari nuko rero korari biravutse ngoboka sinigeze nanayobora narayigishije ndayitoza bigeze ndavuga ntirangire n'umunyandike nibere mu korari ntacyo bintwaye abantu bati yashinze korari yo kurwanya korari de Kigali korari rwanya indi ibyo bintu birashoboka barwanira ikisi niba dukora umurimo w'Imana twese nidutera imbere tuwukore neza amakorari araririmba ariko hari korari ririmba mu misa ugacumura aho kugira ngo usenge reka dushyireho Chœur International abantu bave mu makorari babizi bige bagire valeur ajoutée nibasubira mu makorari yabo bazamure ubuhanga mu kuririmba nuko Chœur International yavutse. Nongeye kubifuriza kumererwa neza cyane mwese habadukurikiye iyi ni Mani Dukunda Media muri kumwe nanjye Boni Buranga tubagezaho ibiganiro bitandukanye twibanda kuri muzika muri iyi minsi turi kwibanda kuyo muri Kiliziya Gatolika turabasuhuje rero abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda Afrika ndetse no hirya no hino ku isi kuri uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa n'umugabo ukuze waciye mu makorari atandukanye kandi yayubatsemo amateka akomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twamubatumiye rero kugira ngo adusangize byinshi kuri ayo mateka ikindi agira inama urubyiruko ruri gukora muzika muri iyi minsi anadusangize ku buzima bwe muri rusange tumuhaye ikaze reka atangire abibwira tubahaye ikaze. Urakoze nitwa Ngoboka Siriac ndi mukuru we nk'uko wabivuze nkaba natangiye ibintu byo gukunda kuririmba ndi umwana mutoya mu rugo iwacu ndibuka ko nari mfite n'imyaka 3 ndibuka ko hari mukuru wanjye wakundaga ikilatini cyane anyigisha indirimbo yitwa Laudation nayiririmbaga mfite imyaka 3 nkayiririmba rwose nkumva ndanezerewe Laudatio Salvatorem, laudaducem et pastorem, in himnis et canticis. Niyo ngiye yari indirimbo yo kwisakramento, indirimbo nakundaga cyane. Ku buryo nagiye no kwiga mu seminari nkunda umunsi mukuru w'isakramento cyane. Aha reka noneho tujye ku mateka yanyu mwatubwira urugendo mwagiye munyuramo rutandukanye ariko reka tugere kuri korari yamamaye cyane, korari ya Kigali mwabaye umwe mu bayobozi bayo reka twibaze tuti mwayigezemo gute mbere yo kuba n'umuyobozi mbere y'intambara imirimo nakoraga uretse ko itashoboraga kumbuza kuririmba nari umuyobozi mukuru muri ministeri ebyiri kuva muri 85 kugera muri 89 nari umuyobozi mukuru w'amashuri yisumbuye muri ministeri y'uburezi muri 89 ndahindura njya muri ministeri y'urubyiruko n'amashyirahamwe niko babyitaga mpageze rero nanone ngira akazi kenshi ariko ngakunda nyine ibintu by'umuco by'imikino n'ibindi byose ngakomeza ndakora hari abantu rero ntiriwe mvuga amazina kubera ko dusigaye tubatsinda muri iki gihe bari muri korari de Kigali bakanshaka ngo njye kuririmbamo ko harimo abamwe twiganya bitwa Bakayigamba Imana imuheruko ridashira bamwishe muri jenoside harimo witwa Karenzi Benoit twarabanye nyine twese turi ba maître de chapelle muri seminari ku Nyundo yavuga ati uriya mugabo tumubonye
ibintu byose byajya mu buryo twaba tumerewe neza, harimo na ba Rwakabayiza umuhungu wa Solve kaba twari inshuti, ariko ngahora n'undi mugabo nyine simuvuga amazina nawe akambwira ati kuba sajya wobesha uzajya kuririmba hari hano uramenya ibyo byihorera ndabireka gutyo. Noneho muri 95 nakoraga muri UNICEF nyine kuva mbere ko nagiye mu 93. Urabona hari Soras uyabaye Sanlam niho twakoreraga. Saint Michel urabona ni aho ngaho kwirembo neza. Noneho abantu nyine bake basigaye muri Chorale de Kigali barisuganya ngo barebe ko korali yakongera ikaririmba. Harimo witwa Muzima Silver twakoranaga, ariko nyine yateraga ibiraka nk'umushoferi iwacu muri UNICEF. Hano ajyamo nyine nawe yari umuntu uririmba soprano nziza pe bitari ibi by'ubu ngubu twize amajwi kuyagorora burya ari rigororotse ku buryo buri bumwimerere. Noneho arambwira ati ariko kuki utaza kuririmba? Ndamubwira nti ese wanyumvise indirimba? Ati ntaho, atari ko nzagufata tu, kuko iyo yumvise izina akayumva barajyaga bamvuga. Noneho rimwe tukora mu rwego rw'umuryango w'abibumbye dukora misa yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho muri icyo gihe ninjye wateguye ndanayobora misa n'uwitwa Ntabana Jean Marie, we yansanze ku Nyundo ari mu mwaka wa mbere ndangiza, akanyibuka ariko sinamwibukaga kumva yari akana gatoya. Noneho turirimba imisa ndayiyobora, uwo Muzima kuruba ko twakoranaga urumva nawe yari ayirimo n'abaririmba. Nibwo yambwiye turangije arambwira ati nutaza muri Chorale de Kigali ngo uririmbe udufashe, ati ntuzagira n'uburenganzira bwo gusangira n'ingurube. Urumva ako kantu yambwiye, urumva abantu bakorana nyine babwirana buri kintu. Ndabitekereza ndavuga ndasi ariko reka nzagiye. Nuko nagiye muri Chorale de Kigali igitaguzo rwose ishaka ukuntu yakongera ikabaho. Urumva rero n'uwitwa Apollinaire nawe Imana imuheruko ridashira yapfuye muri 2001 ahari ikintu nk'icyo. Turatangira nyine numva nari nkigeramo, nari maze imyaka myinshi ntaririmba, mbyinjiramo buhoro ndatangira ndaririmba, ntangira no kuririmbisha ibintu nk'ibyo, kubera ko nari nzi umuziki nyine urabyumva burya ngo iyoze rizika. Bibaho za 96 twari tumaze kugera ahantu hashimishije. Wabaye umuyobozi mu wuhe mwaka? Ni muri 96. Wari ushinzwe iki? Nari umuyobozi mukuru wa korali. Turi kumwe n'umuntu wabaye umuyobozi mukuru wa korali ya Kigali, ni imwe muri korali zikomeye cyane. Icyo gihe birumvikana mwari mugitangira, byari bitarajya mu buryo, ariko nyuma yaho korali yaje kwamamara cyane. Ese mu ndirimbo zamamaye nta ndirimbo mwarahimbiye korali de Kigali? Jewe mu miterere yanjye no muri kamere yanjye ibintu byo guhimba ntago mbikunda, kuko abahanzi ni benshi kandi barabizi. Nkumva rero kujya kwitereramo nkumva ntacyo bimari, kandi nta nubwo nkunda burya indirimbo ihimbiyeho mu minota 2-3 umuntu asohoye indirimbo rimwe na rimwe nge numva ntabishobora, nubwo ntabikunda ariko numva ntanabishobora. Noneho ngahitamo gufata ibihangano by'abandi nkabiha agaciro, nkabiririmbisha tukakora ikintu cyiza kikavamo ikintu cyiza. Naho ngaho nabikunze cyane ndi kumwe n'abahanzi nk'uwa Apollinaire nababwiraga, nafataga indirimbo ye nkayigisha korali, kuririmba cyane. Noneho twamara kuyiririmba tuvuye mu myitozo akambwira ati turanyura ahantu nkugurije, ati kuko iriya ndirimbo nari narayihambye numva nta kikimaze, ati none uyihaye
agaciro gakomeye ngomba kubigushimira nuko twabitangiye tugenda dutyo turazamuka korali irongera ibigihangange n'abari bayirimo batari bakiza baraza tugenda dufata n'abandi bahanzi n'abandi baririmbyi bakomeye baraza korali iragendera komera ibigihangange. Turaza kugera mu kanya ku mateka y'ukuntu mwaje kuyivamo ariko mbere y'uko tubivuga tunababaza impamvu mwayivuyemo nubwo tutari kugira ngo wenda tubigire nk'aho ari bibi kuko mwavuyemo mugiye kwaguka mugiye ahandi gukomeza umurimo w'Imana. Ni iyihe ndirimbo kugeza ubu mwemera cyangwa mukunda kurusha izindi muzo mwaririmbye muri Chorale de Kigali? Z'Imana se zo hanze muri rusange tubwira iyo hanze imwe cyangwa iyo hanze imwe n'iy'Imana imwe. Biragoye kuko twakoze twagiye dukora indirimbo tukazishyira ku makasete niko byari bimeze mbere, hanyuma tukazishyira no ku masede. Hari misa ya Pasika twashyize kuri sede, ntabwo nzayibagirwa, ni nziza pe. Mu buhe mwaka? Twayizeho muri 97 hari twari tugitangira gukora za production. Ndibuka ko twayicuranze mu modoka twicaye ahantu i Nyamirambo, abayisilamu baza kumva iriya ndirimbo ya Matayo yitwa ngo Haleluya Haleluya Haleluya, batega amatwi hafi ngo bahinduke baze mu Gatolika. Hakaba n'indirimbo ya Nyombayire, ni padiri uriya ni professeur na docteur yigisha muri za universite nyinshi no mu Budage na hano mu Rwanda, nayo ya Pasika ngo Kristo umwami wacu. Haleluya Haleluya Kristo umwami wacu watsinze urupfu rwose Haleluya. Yandimbira ryoshye pe. Izo ndirimbo rero kugira ngo nkubwire ngo iyo nakundaga cyane niyihe biragoranye ko zari nyinshi. Ubwo rero nyuma yaho urabona uriya mupadiri twa Theodose Mwitegere yadusabye kumushyirira indirimbo ze kuri CD. Turazifata turaziga turazigisha tuzishyira kuri CD. Ziraryoshye igitangaza. Ziraryoshye igitangaza. Niyo CD nuyibona abayizi niba Chorale de Kigali kiyishyira ku isoko abantu bazagure rwose kuko iraryoshye pe. Iriho indirimbo nziza, harimo indirimbo irimo utuntu tumfata ku mutima, uvuga ngo najaye kure y'amaso yawe nahungira he kure y'uruhanga rwawe, naho nazamuka kwijuru buhari, naho narigita nkaryama ikuzimu ubuhari. Iyo ndirimbo wahungira he ijisho ry'Imana. Ni indirimbo igenda ikagukora ku mutima. Yahimbaga indirimbo ukumva yamaze gushengerera koko, ukumva pepe birimo birajyamo neza bikagucengera. Kandi rero burya ngo niba bavuga ngo uririmbye neza basenze kabiri, nuko uburirimba ibyo wumva kandi wumva nawe byakubamo ukabibaho ukabibamo. Wa mwanya wageze rero wo kubabaza ukuntu mwaje kuvamo. Habaye amateka mabi, ntabwo nabiguhisha, korali icikamo kabiri. Bamwe baragenda bajya muri Sainte Famille, abandi dusigara kuri Saint Michel. Byari bitewe n'iki gucikamo kabiri? Ko mwari mufite indirimbo nziza zikunzwe. Burya reka nkubwire, wize mu seminari uzi ko twakundaga kwiga amateka, tukavuga ngo empire iyo ari yo yose iyo imaze kugira hejuru iyo ngiyo irahanantuka. Siko bigenda se? Ubwo twari tufite ukuntu tugeze ahantu haryoshye hashimishije, noneho nta nkete nakoze ntaki, ariko buri wese yumvaga ashaka kuba ari we byitirirwa.
naho ngaho byapfiriye. wari ukiri umuyobozi icyo gihe? nari nkiri umuyobozi. Noneho sinzi ukuntu habaye amatora batora undi muyobozi, abantu bamwe bati ntabwo twamwemera kubera ko ntaboneka, ntibigenda gute, barajujura ubwo korari bitangiye gucika nk'ibice bibiri. Noneho bamwe nyine bakurikira uwo nguwo bajyaho muri Sainte Famille. Je niko nabibonaga, sinabihamya neza ngo mbishyireho akadomo, ariko ibyo nabonaga nuko byagenze. Noneho bamwe baramukurikira bajya Sainte Famille, abandi dusigara kuri Saint Michel. Dusigaye kuri Saint Michel rero icyo gihe dukomeza twitwa Chorale de Kigali, nabo bakitwa Chorale de Kigali, ariko ntibabemerere kuririmba. Twebwe kubera ko twarasigaye aho twavukiye, aho dusanzwe, tugakomeza turaririmba. Ariko icyo gihe nta buyobozi nari ngifite, nigiriye muri tekinike gusa ndicecekera. Nari ngeze ngo baragukurikiye bati turamushaka umuntu wacu. Nabivuyemo njya muri direction technique, hatorwa undi mu president, tubaho ariko muri cheminema twakoraga, mu nzira yose twafashe, twashaka ukuntu twakongera tugasubirana ikaba Chorale de Kigali imwe. Ndibuka rero muri 2003 twagiye gukora umwiherero hariya mu ba visitandine i Nyamirambo. Noneho tuvuyeyo dukora igitaramo cya Noheli, hari kuri 23 z'ukwa 12 muri 2003. Tukoze icyo gitaramo ndagitegura, urumva nari directeur technique, ariko ngakorana na president wa korali. Turakora hasigaye icyumweru kimwe, ati nzayobora igice kimwe. Rwose ni amateka yabaye, nta kinyoma kirimo, ndavuga ni nta kibazo. Uri igice cya mbere cyari igice cya Adventi. Igice cya Adventi ntabwo kiba indirimbo zishyushye nk'igice cya Noheli. Urumva nyine uko byagenze mu gitaramo, abantu benshi babonaga babihiwe mu gice cya mbere. None igice cya kabiri nayoboraga kigezemo barasambuka. Urabyumva? Ako ngako karema ikintu cy'agatima kabi n'agashiha ntazi. Ariko ibyo narabibonye, ariko sinjya mbitindaho kubera ko mu miterere yanjye no muri kamere yanjye ibintu biryana bibi ntabwo mbikunda. Ni izihe ngaruka zavuyemo muri icyo gitaramo? Zavuyemo duko twatangiye nyine icyo bintu byo kwiyunga n'abagiye. Noneho hakaba inama nyinshi. Ariko ngiye kubera akazi nakoraga muri Nations Unies, rimwe na rimwe inama sinzigemo. Kandi abenshi muri izo nama baravuga ngo ndikanyiza, ningiye wateye ibibazo, ngo nshaka kubikomeza nyobora jyenyine, ngo sindeke ngo n'abandi bajye imbere. Ariko ibyo babivuze ntakijyayo, birancanga ndumirwa. Noneho tumaze kwiyunga rero, tumaze gusubirana, bagarutse muri Saint Michel. Ubwo ndabivuga mu magambo ahiniye ko hari ibintu bibi ntajya mvuga ko banarabyibagiwe. Ibyiza ndabyibuka, ariko ibi ndabyibagirwa. Nibwo twakoze izo ndirimbo za Padiri Mwitegere, twari kumwe turazirangiza. Noneho ariko nyine inama zirakomeza. Ndibuka ko twavuze ngo kuwa gatatu tugiye turangiza repetition no tuvuga ishapure. Ishapure yatangira, abantu bamwe bagafata telefone. Urabona telefone yanjye nushaka ko uyirebe kuri kamera hano, nta kintu kiriho, ukagira ishitalo ugasohoka. Nunda talo agasohoka. Tutangira ishapure. Bana ibingiye aho bizategeza simpasi. No muri izo nama zakomeje bazo banyandikira ngo nzasaba imbabazi, ngabona hemukiye, ngo ngire gute, ibintu nk'ibyo ndavuga sinahemukiye nde, namuhemukiye iki, nawe bambwiye ibi ngibi ntabwo bizashoboka. Nandika ibaruwa nsezera, nuko nanditse ibaruwa nsezera muri ko. Birumvikana ko umurimo w'Imana wose ubamo urugamba, umuntu wese ukora ibintu bijyanye no gukora umurimo w'Imana ahura n'intambara, ariko wowe wahisemo kuvayo. Impamvu nabikoze, burya hari igihe ureba ukabona yuri ahantu warahakoreye byiza,
hakaza abantu bagutera amacumu babona ubabangamiye ibyiza ubaha rugari nibyo bita gutanga inda ya bukuru ubaha rugari rwose bakisanzura cyane cyane ko urabona buriya mu kinyarwanda baravuga ngo n'inyagasambu rirarema ntabwo ariko nabitekereje ngiye numvaga ntazongera no kujya muri korari rwose banizaye indirimbo mu bakristu nta ndirimbo yananira n'uwayihimba akayinyoherereza nayideshifura nkagenda nkaririmba nta kibazo bintwaye mwaje kugenda noneho mushinga indi korari nta korari nashinze nari ntuye i Remera noneho mbere yo kujya ku kazi nkanyura muri Christus mu misa kwimvira misa narangiza nkajya ku kazi noneho rimwe turi mu misa ku cyumweru nta korari yahabaga Padiri Ganza noneho namukubwire ko ntabwo aravuga ati ni misa nirangira musigare hano mfite icyo mbabwira arangije misa arangije kuduha umugisha tukumamo abwira abantu ati ntabwo mushaka gukora korari yagiririmba misa bati turabishaka ati nimwiyandike ko mfite uzabatoza ntabwo nari nzi ibyo ari byo nawe nabivuze ngo turabishaka nk'abandi bose ariko ngiye kubera ko numvaga ntazongera kuririmba muri korari ati mfite uzabatoza nibwo nahise nabaye nk'ukangutse numva ko ari kwerekana n'urutoki ndavuga nyine nti nta kibazo rwose ndahari nta korari yindi ndimo umunsi wose mwashaka nzabatoza pe nuko korari abadamu bishyira hamwe n'abagabo barimo bashinga korari yabo bansaba kujya mbatoza nta nubwo nari nyirimo narabatozaga gusa none ntangiye kubatoza rero abantu bavuye muri korari de Kigali imbere yanjye simbavuga amazina ko bariyizi bati umuntu witwa Siriaki yongeye kwigisha tugende baza kuri Christus ubwo korari miraguka kandi noneho rimwe rajyamwe abaririmbyi babimenyereye abahungu barimbanaga na Kizito Mihigo mu nyakwigendera Imana muheruko ridashira bitwaga Lemelomane hari i Butare bati Siriaki noneho yagarutse twamwumvise bigaga muri Kist KHI bazirahangaha barimo bitwa ba Ernest bacurangaga barimo umuhungu wakinaga volley nibuka izina rye warimbaga basi tabaho barimo nyakwigendera bitwa Musekura barimo bitwa ba Janvier baraza korari ragenda ibigihanganye ubwo ni ryari ni muri 2005 turi kuvuga ihe korari Christus Renyati yari taragira n'izina ye iryo zina twarishatse n'umupadiri witwa Manuel Rubanza yarabivuyemo nuko rero korari biravutse ngoboka sinigeze nanayobora narayigishije ndayitoza bigeze ndavuga ntirangire n'umunyandike nibere mu korari ntacyo bintwaye nuko korari yavutse urumva ngiye rero ngira ikintu cyitwa intambara y'icyiza kubera ko nabatozaga ndavuga nti oya muririmbe neza nicyo kintu kinshishikaje haje rero n'abahungu bavuye muri Melomane turafatanya korari turayigisha pe irazama yewe na Kizito akajyaza akayizamo turafatanya kuririmba nuko korari yavutse urumva itangira ninjye watangiye kuyitoza abantu bati yashinze korari yo kurwanya korari de Kigali korari rwanya indi ibyo bintu birashoboka barwanira ikisi niba dukora umurimo w'Imana twese nidutera imbere tuwukore neza nibyo nyine noneho bya bindi navugaga by'ikinyarwanda ngo by'inyagasambu rirarema n'undi aririmbe kuki wumva ko ugomba kuririmba neza wenyine n'undi ntabikore ndaza kugera ahantu uri bumbaze nkubwira impamvu twanashyizeho iryo yitwa Cœur International kwari ukugira ngo nabikoranye n'uwitwa Claude Byiringiro na Karemera Pierre nyakwigendera nawe Imana muheruko ridashira yakundaga abaririmbye agakunda umuziki akankunda reka mbivuge akankunda pe cyane cyane muri Korali de Kigali ko najyaga nyijyana za Butare hehe tukaririmba akamererwa neza cyane nuko turavuga tuti abanyarwanda bakunda kuririmba amakorali araririmba ariko hari korali ririmba mu misa ugacumura aho kugira ngo usenge reka dushyireho Cœur International abantu bave mu makorali
babizi bige bagire valeur ajoutée nibasubira mu makorari yabo bazamure ubuhanga mu kuririmba nuko Chœur International yavutse kandi twabigezeho kuko iyo urebye abaririmba neza mu makorari yandi nabaje kwitoreza aho ngaho mu rwuri rutoshye nawe ukundiraga iki kandi umupadiri witwa Mbandi w'imfura Deogratias niwe yakunda niyo musenyeri yabahari ariko yaramufashaga guhimbaza iyo misa akayikunda agakunda uwo munsi mukuru bituma natwe tuwukunda twe twavuzaga rero fanfare urabyumva tukagenda nyine tukajya ku Nyundo tugatambagira sakramento tugenda tuvuza ibyuma bya in memoriam indirimbo nyinshi cyane muri fanfare nuko nyine nkunda umuziki gutyo bincengeramo mbikuriramo ndi no mu seminari imibirizi niho twatangiriraga ibyo bitaga preseminaire twahakoraga imyaka 2 twabaraga tuva kuri 7 tujya kuri 1 donc urumva umwaka wa mbere wa seminari witwaga 7e préparatoire wa kabiri ukitwa 6e latine ko niho twatangiraga kwiga Kilatini byanyabyo byimbitse noneho iyo myaka 2 nayirangije ku Mibirizi njya ku Nyundo niho natangiriye 5e latine mpita ninjira no muri fanfare mpita nkubitana nyine na musenyeri icyo gihe yarakiri padiri Dominico Ngirabanyiginya yari umunyamuziki w'igihanganye n'ubu ngubu mu mateka sinzi ko hari umuyingayinga yarazi umuziki pepe nuko tubana dutyo mva mu seminari ndibuka ko muri 73 nari ngeze muri 3e latine ngo nasigaje imyaka 2 ngo ndangize niho habaye nyine bya bindi byo muri 73 bitaga muyaga baratuvudukana urabyumva nawe ndagenda ndangiza umwaka nyine ndiyo nserera ntazi ibyo ari byo nza gusubira ku Nyundo nanone ubwo urumva umwaka waratakariyemo subira muri 3e latine ndakomeza ndarangiza ndangije njya muri université IPN icyo bitaga Institut Pédagogique National icyo gihe yari nkakiye y'ubungubuka KIE donc Kigali Institute of Education yari niyo yitwaga Institut Pédagogique National y'icyo gihe ariko yari bangikanye na université ndangije mu myaka 3 njya kwigisha Nyamasheke ubwo urumva nabanye na Solve yamuremye nawe akaba ari umuntu w'umunyamuziki wa kera koko tubana Nyamasheke imyaka 3 mvi Nyamasheke nsubira kwiga niga indi myaka 2 yo gukora licence nubwo nkomereza aho nyine bindi ubwo ndaza kubikubwira n'ubimbaza ndagenda mbaha mikoro gutya kugira ngo mbone uko mbabaza binyoroheye hagati aho mufite imyaka ingahe niba atari ibanga imyaka zigira ibanga ntabwo ndi umukobwa cyangwa umutamu ngo ndagutinya kubwira mfite imyaka 65 imyaka 65 wowe wakundishijwe umuziki na za ndirimbo zo mu Kilatini kuri ubu ntizikiboneka ntizikiririmbwa zira ndirimbo hari ubundi bwiza budasanzwe zari zifite cyangwa hari ikintu mwumva mwahombye mutacyumva mwumvaga kera mukiri bato mbere ko mbivuga hari umusenyeri wa Kibungo wajyaga avuga ati umuntu utaririmba Kilatini ari rwo rurimi ruzatujyana mu ijuru aba yihombeye gusa ariko icyiza cya ziriya ndirimbo zari indirimbo nubwo urwo rurimi tutari turuzi ariko zari indirimbo zikora ku mutima pe kuko wibutse ndibuka nakubwiye ko nakundaga umunsi mukuru w'isakramento urabona hari indirimbo yavuga mu Kilatini ngo ciba vite yose yabagaburiye umugati wo mu ijuru yari indirimbo waririmbaga ciba vite yose exadi perfumenti yakwigishaga kuririmba ukaririmba ijwi ariko ukabikura no ku mutima ukumva bigucengera ko twabirimbaga tubizi kubera ko twanakigaga ariko nyine abakristo bandi baririmbaga ibyo batazi na padiri agasoma misa mu Kilatini batazi ibyo ari byo kugira igihe nyine Concile Vatican II yabihinduye abantu bose bagashyira ijambo ry'Imana mu rurimi bumva bakanayihimbaza mu rurimi bumva no mu muco wabo ariko
uzumve n'indirimbo nyarwanda za kera ziba muri game yitwa mineur. Burya rero niyo game igira uburyohe mu ijwi ryo kuririmba, bigatuma rero tubyine ni byiza pe, turasambuka. Ariko abantu bize ikilatini nagira ngo mbibutse ko twajyaga tuvuga mu kilatini ngo nemo saltat nizi insanite personne ne danse à moins qu'il ne soit fou. Urumva rero hari ukuntu guhimbarwa burya wivamo ntabwo bukiri wowe. Ibyo rero mvuze ngo abantu iyo bazirikana ntitukazirikane dusimbagurika. Iyo uzirikana ugomba kuba utuje neza, ibitekerezo ukabishyira ku murongo, ukamenya icyo uzirikana icyo ari cyo. Izo ndirimbo rero z'ikilatini zatumaga umuntu azirikana. Noneho zigiye no mu kinyarwanda, izatangiye nazo zatumaga umuntu azirikana, kuko zagiye muri wa muziki bita Gregorien, bigenda bihura. Hanyuma rero haza nyine reforme, tujya mu byo kubyina, dukoma amashyi, abantu barahanga, reka biracika. Ni indirimbo nziza pe, ziri mu kinyarwanda, zibyinitse kinyarwanda, ariko abahanzi bazo ntabwo birahura n'imbyino nyarwanda nyayo. Aho ngaho abahanzi bambabarire, kubihuza biragoranye, kuko uzarebe ziriya synthetizer, ziriya nanga dukoresha ubu ngubu zibamo izo njyana, ariko ntabwo ari injyana nyarwanda burya. Ni nayo mpamvu zumva iyo turimba ikinyarwanda tukajyana nabo, ahenshi wumva bigenda bisa n'ibibusanamo gake. Kuko ya mashyi yacu nka ya njyana yitwa 5 ku 8 imeze ite? Yitwibutse 5 ku 8 urabona ni nyine kwa kundi intore yo ziri guhamiriza zivuza ingaraba na 3 ku 8 burya ni ibintu by'ikinyarwanda cyane. Ariko indirimbo zirimo abahanzi amagambo kuyahuza n'izo njyana, cyane injyana ya 7 ku 8 tutahamya neza, ko Musenyeri Dominique niwe yikoraga, ukumvira ajyamo pe. Aho ngaho rero turacyafite ubushakashatsi bwinshi n'ubuhanga bwinshi bagomba gushyira mu ngiro, ku buryo indirimbo zibyinitse kinyarwanda ziba arizo koko zihamije mu kinyarwanda. Kuba ufashe nka ziriya ndirimbo zo mu rukerereza, kavuze nk'abagore beza, ntabwo kuyandika mu manota byonyine ni intambara. Uzabe indirimbo za Rugamba Cyprien yazihimbaga mu mutwe atazanditse ku manota. Ubu ngubu abantu bose bashaka kuzishyira ku manota baravunika. Ni ikinyarwanda, umuco w'ikinyarwanda niyo sinzi ko nabyita mu kinyarwanda y'ikinyarwanda, biraruhije kuyishyira muri muhundwanota no mu manota, ariko baragerageza. Abahanzi mudukurikiye n'abaproducer, aha ndavuga Emi Pro, reka aba ari we mvuga kuko ari we nyine usanzwe akora ibihangano bijya kuri iyi cano, badukorera ubushakashatsi, bashaka ukuntu bahuza umuziki wa Kiliziya Gatolika n'umuco nyarwanda, bareke kugendera cyane ku bintu mvaburayi. Birashimishije cyane uruhare mwagize mu kubaka muzika aho hantu hose mwaciye. Ni umuhamagaro wari ubarimo kandi watangiye mukiri abana. Tugana ku musozo, nayahe masomo mwakuye muri uru rugendo rwose mwasangiza abanyamuzika bakiri bato? Icyo amasomo nabonyemo nuko hari abita abaririmbyi ariko atari bo, kuko umuririmbyi ni umunyamutima, burya agira umutima mwiza, agahorana akanyamuneza, akirinda icyitwa mukushi. Hari benshi rero bafite iyo mukushi. Isomo nabaha nuko niba wumva utafite umutima mwiza, niba wumva kuririmba ntaho bikujyana, ku buryo akantu twatununga Bertrand yaririmbye ku mutima wumva utadusiza ngo tugende neza, buvuyemo ubanze wirebe wowe ubwawe, wiyige, wiyumve, wumve ko kubana n'abandi ni uguca bugufi,
ntabwo ari ukujya hejuru yabo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nkabwira abahanzi, abanyamuziki, abo b'abahanga dufite bafite inganzo, yumve ko inganzo ye yakagombye kwiyunga ku y'abandi, ntiyumve ko ari yoyo, akumva ko no kujya inama n'abandi byamufasha guhanga neza, akagira ibintu biririmbitse neza kandi buri wese yibonamo. Ako ni akandi ka kabiri. Ikindi nagira ngo abaririmbyi nibirememo urukundo. Niba udashobora kurwiremamo cyangwa se rutakuvukiyemo cyangwa se utaruvukanye, wijya kuririmba kuko ugiye guteza ibibazo kurusha uko wateza imbere korali. Urwo rukundo rero mu baririmbyi rurakenewe igitangaza, kuko ni rwo rwonyine rwatuma tutajya mu guhangana, rwatuma tutajya mu kurushanwa, kandi dukorera Imana imwe kandi dushaka kwerekeza abakristu kuri iyo Mana. Icyo ni ikindi. Indi nama rero, twirinde kuba ibyapa. Icyapa kikuyobora aho ujya ariko ntikivaho. Niba turirimba tukayobora, ni ukuvuga ngo ubutumwa dutanga natwe tugerageze ujya kurisha hera ku rugo. Ubutumwa dutanga bubanze bubu bwacu kandi tubera abandi urugero, kuko iyo turyana muri korali abantu batureba turirimba bakumva turi kubajyana mu bukristu nyabwo, bakabona hanze turimo turarwana, turabaha uruhe rugero, turabaca intege, ntabwo ari byiza. Ikindi kandi niba twebwe tuyobora abantu ku Mana ariko twebwe tukayoboka shitani, aho ngaho turi mu mayira abiri. Nicyo kintu kibi rero kibaho. Niyo mpamvu nyine uvuga nitureke kuba ibyapa. Niba dusenga kabiri ntitubigaragaze no mu ngiro. Ushobora kuririmba neza ariko wasohoka mu kiliziya, cyangwa se ukaririmba umunsi mwaririmbye mu misa, ibi izindi misa zose ntizikureba kereka iyo uzaririmba. Ubwo si ubwo bukristu turabwemera byose, kandi bijya hehe muri rwa rukundo. Niba uyobora abantu ku Mana, banza wowe uyoboke Imana ku buryo ugukurikira avuga ati inzira arimo nanjye niyo ndimo. Ariko umuntu nagukurikira akabona urimo uratana kandi ari wowe wamuyoboraga, ubu mujyana hise. Ni ibyo ngibyo, nizo nama nabagira. Hanyuma rero ngasoza ngira nti, niba uri muri korali wiba umuririmbyi nk'umukristu utagera muri korali, kuko wowe niba warageze mu ishuri hari icyo warushije wa wundi utarigiyemo. Iyo akureba kandi abagushakamo icyo ngicyo wamurushije, wiririmba rero nk'umuntu utigeze ajya muri korali. Niba uri muri korali ririmba neza ku buryo n'umukristo n'iyi ndirimbo yaba yizi arushaho kumva yagutega amatwi kurusha uko mwaririmbana. Naho ngaho rero niba uririmba ririmba neza. Kera banyitaga l'homme du maximum. Wijya kuririmba nk'uko waje, kuko ubwo uri mubisi. Ariko iyo uri muri korali ririmba neza, kandi uririmbe wumva abandi nabo bakumva, muhuza amajwi. Niba uririmba wenyine rero nanone garagaza ikirusha abandi. Aho ngaho hari akantu ngiye gusoreza mvuga nti, mwakoranye n'abanyamuzika bakomeye, mwabanye na ba Salve n'abandi batandukanye. Abahanzi cyane cyane bo muri Kiliziya Gatolika b'iki gihe bakwigira iki ku bakera? Ubu haje amastudio, haje ibyuma bigezweho by'ikoranabuhanga, haje uburyo bwo gusakaza indirimbo kuri internet, haje za kiliziya nyinshi hirya no hino. Ubu ngubu Kiliziya yageze ku bintu byinshi bitandukanye, dufite karidinari, hari ibintu byinshi cyane byahindutse. Abubu bigira iki ku bakera mu bijyanye n'ubuhanzi bwo muri Kiliziya Gatolika? Ikintu numva cy'ingenzi, burya abahanzi barabivuga ariko ntibabikore, kuko baravuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Abahanzi ba kera kandi twagerageje kugarura mu rubuga tukaririmba indirimbo zabo, yitonderaga indirimbo ye.
akareba amagambo akayahuza n'ibitabo bitagatifu ubundi akayahuza n'umuziki ahimba byose ukumva biri mu mujyo umwe. Ubu ngubu rero umuntu aricara interuro yose imujemo agakubita aho ngaho ngo nituririmbe umuziki. Ibyo bintu turebe ukuntu liturujia tuyihuza n'umuziki dukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abo bantu bahanze kera bari bazi umuziki, tubyemere turebe n'indirimbo zabo, ahubwo tubigireho guhimba neza. Tubigireho guhimba neza. Ntumve gusa ko ushobora guhimba ugiye kuri computer cyangwa harya muhita mudasobwa. Ukajya kuri mudasobwa ugakubita amanota hariya ugakanda hariya bikaririmba ugashyiramo amagambo ugasohora aho ngaho. Icara ubitekerezaho neza ku buryo ugira impakanizi ugira iriburiro ukagira impakanizi. Niba ufite indirimbo ifite igitero ikagira n'inyikirizo birushaho kuryohera abakristo, kuko iyo nyikirizo iyo bayifashe niyo wabaterera ibitero batabizi ariko bakaririmba. Ibyo bintu rwose tugerageze tujye kuvoma mu byo abasokuruza bacu bakoze, noneho biduhe ubuhanga burenzeho, kubera ko natwe dufite noneho ibyuma bishobora kubiyungurura neza kurushaho. Ariko aba ari byo tugira umusingi umuziki, ntituvuge ntubikandagire ngo ibi ni ibya kera ngo urabona se ngo oya, nibyo ugomba guheraho. Kuko n'ufite izina afite hari komora, suko se n'ufite ubuhanga nubwo so yaba atarize, ariko jya wibuka ko mu muryango aho ngaho kuvugira imyaka 2 niwe wagutoje kuba umugabo. Niba mama wawe ukimufite cyangwa utanamufite, niba atarize cyangwa ataragize ati, ariko niwe wagutoje kuba umukobwa ukaba umwari. Yabigutoje ukiri muto, ugiye mu ishuri bashyiraho noneho na bwa buhanga bwo hanze n'ubundi bavoma hirya no hino, ariko iteka byiyongera ku byo wigiye mu rugo iwanyu. Nacyunga ko nababwira rwose ku buryo tugomba kugerageza tukazura wa muziki wa kera, noneho tukawugira noneho yanganzo idakonoza twese tujya kuvomamo. Turagushimiye cyane kuri iki kiganiro tugiranye. Reka rero tubashimire mwese abari badukurikiye, mwumvise amasomo atandukanye. Uyu muntu ukuze wanyuze henshi atandukanye, wabanye n'abanyamuzika benshi, yabonye kandi adusangije, ndetse n'inama z'abakuru atugejejeho, ngo wa mugani ngo utamenye icyo se utabajije utaganire na se ntamenye icyo se kuri yasize avuze. Ubwo rero impanuro nk'izi ziba zikenewe cyane. ni Imana idukunda media, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Reka nshimire Pride hariya kuri kamera, yarabirimo neza cyane, niwe uri kudutunganyiriza aya mashusho. Ibihe byiza cyane, mukomeze kugubwa neza. Bye bye.